Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaho umugisha. Shalom bakundwa bene data, dusangiye gucungurwa n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kandi mwifuriza kugubwa neza no kurushaho kuzura ubuntu tubonera mu mwami wacu Yesu Kristo. Ngiye rero basuhuza n'abagabo Joseph kandi ngarutse ku bwa Saveur Divine kuko turushaho kunya kuganira no kungurana ibitekerezo ku bijyanye n'ijambo ry'Imana. Bene data rero turimo tuganira cyangwa se mwe mu nteze amatwi iki cyumweru turimo tuganira hejuru y'insanganyamatsiko twasanze muri Matayo, ubutumwa bwiza bwa Matayo ibice 28 umurongo wa 9. Havuga gutya ngo nuko mugende muhindura abantu bose, muhindura abantu mu mahanga yose abigishwa, mubatize mu izina rya Data twese n'umwana n'umwuka wera. Iyo yari intego, yari mission Yesu yarahaye abigishwa be, ababwira ngo bagende bahindura abantu bose, abo bazahura nabo, abo bazamenyana nabo, abo bazasangira nabo, abo bazahurira hirya no hino, ngo bazagende babahindura abigishwa ba Yesu, babigishe kwitondera amategeko y'Imana no gukurikiza inzira y'agakiza. Ntago rero byarangiye kubigishwa gusa, ahubwo ni mission Yesu yahaye ab'icyo gihe n'abandi bose bazaza bakizera izina ryiwe. Nawe nanjye wewe wamenye umwami Yesu nk'umwami n'umukiza, nawe utari wamwakira ugiye kumwakira cyangwa se uzamwakira, igihe cyose uzinjira mu muryango w'abana b'Imana, iyi ni mission uhabwa yo kugira ngo ugende ubwira batari bamenya Yesu, ubwira batari bamenya umwami wacu Yesu Kristo ibyiwe, bakangurire ubabwire ubutumwa bwiza butuma barushaho guhindukira bakava mu byaha ahubwo bagakora ibikwiriye. Ijambo ry'Imana ngira ngo twifashishe uyu munsi wa none turarisanga mu rwandiko Paulo yandikiye Timoteyo, mu bice byaho urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo ibice byaho 2 umurongo wa ibice byaho 2, urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo ibice byaho ni 4. Turasoma ibice byaho 4, dusoma umurongo wa mbere tugire ku murongo wa 4 tuze gutaruka dusome indi mirongo. Haranse ngo ndagutongereye mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu uzacira iteka abazima n'abapfuye ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye. Ubwiza abantu ijambo ry'Imana, ugira umwete mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye, uhana uteshe, uhugura ufite kwihangana kose no kwigisha, kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya bifuza kumva ibibanezeza, bazigwiza abigisha bahuje n'irari ryabo. Aya ni amagambo Paulo yandikiye Timoteyo amubwira ngo aramutongereye, amuhugurira kugenda akabwiriza abantu ubutumwa bwiza mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye, kandi amubwira ko mu minsi ya nyuma hazaza abantu bavuga ibitajyanye n'ubutumwa bwiza. Aravuga ngo niyo mpamvu rero bene data bashiki banyamwe muteze amatwi cyane cya Saveur Divine, ndagira ngo mubwire ngo natwe iki nicyo gihe cyacu cyo guhaguruka tukabwiriza abantu ubutumwa bwiza, kuko hari abantu benshi bagenda bagorika iby'Imana, bakigisha abantu ibijyanye n'irari ryabo, ntibavuga ukuri kw'ijambo ry'Imana, ahubwo bakavuga ukuri kujyanye n'ibyo bashaka kugira ngo abantu bumve bijyanye n'irari ryabo. Niyo mpamvu bahugure kugira ngo muhaguruke namwe mumere nk'uko Paulo yandikiye Timoteyo, nanjye rero bahagurutse nk'uko Paulo yandikiye Timoteyo, kugira ngo mugende mubwirize ubutumwa bwiza. Yaramubwiye ngo genda uhaguruke ubwirize ubutumwa bwiza mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye. Ndagira ngo ugire umwete ari mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye ubwirize ubutumwa bwiza. Bene data bashiki banjye mwe mutega amatwi cyane ya Saveur Divine, ndagira ngo mubwire ngo iyi ni mission twahawe yo kuvuga ubutumwa bwiza. Yaba mu gihe ubona ko gikwiriye, yaba mu gihe ubona ko kidakwiriye, ugomba guhagarara nk'umuntu wamenye Imana kandi ukabwira abantu ubutumwa bwiza ushingiye ku
ijambo ry'Imana. Nta gihe gikwiriye kibaho, nta n'igihe kidakwiriye kibaho, ahubwo mu bihe byose nk'uko Pawulo yabwiye Timoteyo, tugomba guhaguruka tukavuga ubutumwa bwiza, cyane ko twugarijwe n'abantu benshi bari kugoreka ibintu by'Imana bakavuga uko bitari, kugira ngo bikururireho abantu ariko bashaka inyungu zabo. Mureke rero bene data, mwebwe mwamenye umwami Yesu nk'umwami n'umukiza, muhaguruke mubwire abantu kuri kw'ijambo ry'Imana. Imana ibashoboze, Imana ibafashe. Nibyo Pawulo rero yandikiraga Timoteyo, ariko ugeze ku murongo wa 17 muri ibyo bice byaho 4 muri Timoteyo wa 2 aravuga ngo nyamara umwami wacu yarampagarikiye arankomeza kugira ngo ubutumwa bwiza bubwirizwe n'akanwa kanjye butagabanyije abanyamahanga bose babumve. Ahageze igihe nawe yitangira ubuhamya, aravuga ngo nubwo naciye mu bihe bikomeye, nubwo naciye mu bihe bigoye cyangwa se ibihe bitoroshye, ariko umwami Yesu yampagazeho kugira ngo misiyo ye igerweho, ngiriza abanyamahanga ubutumwa bwiza mu buryo buzima. Ushobora kwibaza ko uri mu bihe bigoye, ukabona ko uri ahantu bigoye kuvuga ubutumwa bwiza, ariko nuhagurukana iyi ntego yo kwamamaza ubutumwa bwiza, Imana izaguhagararaho, umwami Yesu azabona nawe. Ubu ni ubuhamya Pawulo yatanze, aravuga ngo nabizi ko nanyuze mu bihe bigoye. Yabibyaga Timoteyo, aramusobanurira aramubwira ati genda bwiriza abantu ubutumwa bwiza mu gihe gikwiriye kidakwiriye. Arangije mu buhamya aramubwira ngo nanjye ibi bihe nabiciyemo ntabwo byari binyoroheye, hari igihe nabwirije ubutumwa bwiza nenda kubuzira, ikindi nkagenda mu nzu y'imbohe hejuru ubutumwa bwiza, ikindi nkakubitwa hejuru ubutumwa bwiza. Cyari igihe gikwiriye n'igihe kidakwiriye kuri we, ariko aramubwira ngo ibyo byose nibwo byambayeho, umwami Yesu yarampagarikiye, yarari kumwe nanjye, yarankomeje kugeza ubwo nabwirije ubutumwa bwiza mu banyamahanga bose bumva gukomera, bumva iby'izina ry'Imana, abantu bamenya umwami wacu Yesu Kristo. Bene data, nanjye nongera mbahugurire guhaguruka mukavuga ubutumwa bwiza. Ntihabe imbogamizi yakubuza kuvuga Yesu. Aho utuye se yaba ari imbogamizi, aho ukorera se yaba ari imbogamizi, aho uba, abo mubana, abo mugendana, uko witwa, aho ugeze, ibyo urimo byaba ari imbogamizi. Nta mbogamizi n'imwe yakwiye kukubuza kuvuga ubutumwa bwiza, ko twahamagariwe kuvuga ukomera kw'Imana, twahamagariwe kwamamaza ubutumwa bwiza. Nuko yababwiye ngo mugende mu mahanga yose mubwire abantu ubutumwa bwiza, abazemera muzababatize. Nta kindi kintu Yesu yadusigiye gikomeye cyo gukora muri iyi si uretse kwamamaza ubutumwa bwiza, batari bamumenya bakamumenya, bakarushaho gukira, bakarokoka uyu mujinya uzatera isi, uyu mujinya uzatsemba isi. Mukwiye kubwira abantu aho munyura hose, aho muca hose, aho muba hose, mukwiye kubwira abantu ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. Reka imbogamizi zose waba ufite ubundi uzimuhe, azagufasha. Nibyo Pawulo yabwiye Timoteyo, aramubwira ngo ntuzagire ubwoba, mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye uzavuga ubutumwa bwiza. Amuha urugero, aramubwira ngo nanjye hari ibyagiye bimbaho, ariko umwami Yesu yarampagarikiye, yabanye nanjye, yarankomeje, kandi vuga ubutumwa bwiza n'akanwa kanjye. Ntago karakundi, iravuze ngo n'akanwa kanjye vuga ubutumwa bwiza kugera ku banyamahanga bose. Yavuze amagambo meza. Nyuma ajya gusoza aramubwira ngo none dore bisigaye nakoze icyo nahamagariwe, bisigaye maze kumera nk'ibisuko ku gicaniro, bicyuye ikamba ry'ubugingo, iry'umwami udakiranirwa azaha abamwizeye bose. Arahamya, aravuga ngo kuko nakoze umurimo nkwiye gukora, kuko nakoze umurimo nahamagariwe gukora, ngewe rwose ndabona gutaha kwanjye kuri hafi, ndabona igihe cyanjye kigeze. Icyo sigaje, icyo nzi cyo nuko mbikiwe ikamba ry'ubugingo ry'umwami wacu Yesu Kristo azaduha twebwe abakoze ibikwiriye. Bene data, bashiki banjye, mwe kuri icyo kiganiro cya Saveur Divine, ndagira ngo mwinjire muri uyu muhamagaro umwami Yesu yadusigiye, kugira ngo namwe muzamere nk'uyu mugabo Pawulo, ubwo muzamurangiza urugendo rwanyu, muzagira ishema ryo kuvuga yuko mwakoze icyo mwagomba gukora mukiri mu isi. Ntabwo wahamagariwe kwicara gusa, ahubwo wahamagariwe kubwira abandi uko umwami Yesu agira neza. Wahamagariwe kubwira abandi ko umwami Yesu akura mu rupfu agashyira mu bugingo. Wahamagariwe kubwira abandi ko umwami Yesu akura abantu mu byaha agatanga ubugingo bw'iteka n'umunezero n'ibyishimo. Reka duhaguruke, duhaguruke twese, tubwirize ubutumwa bwiza, tubwire iyi si ubutumwa bwiza, natwe tugere kirenge mu cyo batubanjirije. Aho Pawulo atageze tuhagere, aho abandi batagiye bagera natwe tuhagere, tubwire abantu ko Yesu agira neza,
kandi yuko abifuzaho gukira bakava mu irimbukiro bakajya mu bugingo buhoraho. Reka Imana yacu igushoboze, nanjye irusheho kunshoboza, kugira ngo icyo umwami wacu Yesu Kristo yaduhamagariye kigerweho kandi gikorwe mu buryo bwiza, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.